vraiment ezali drone kamikaze ya adui RDF M23 yuchiko koya pe para e Tanzania donc yango kala mapapu na yango yango Nzamba confondre bango kwei e Panzani Panzani ba ukokate baporokera yango okay so bombe kamikaze drone kamikaze ça va, merci beaucoup. Pas de copier na bombe. Niko na capacity sa grenade. Niko na grenade, je pas de copier na machine. Ka grenade. Niko sana nafasi ya. Nini drone kamikaze. Drone kamikaze inabeba mabombe explosive. Voilà, essa place tem um suíte, cara, isso não é essa place que tem bakunzi baturwanya kanena karengana wacu TV reka mbasubize bifuriza amahoro y'Imana ngiyewe tonese nk'ibisanzwe uje kubahaye amakuru atari vumbi ndetse n'umukungugu niyo mpamvu nzanye ibimenyetso kugira ngo ibyo tubabwira bigendane n'ibimenyetso kugira ngo ejo mutazaga mutise twabanya kandi ibyo yatubwiye yabitweretse yabibonye nibiki nibyo muri kubona nimba babwiye nti drone bazishwanyaguje no mu kanya maze gushwanyaguza izindi ntago ari mwese ebyiri eshatu ni drone za kamikaze nkuko mwumvise aba basirikare baba wazarendo bari kubibasobanurira ndetse na FRDC ku murongo munini cyane ubwo izi ntera nkota zari hizanye drone zo kutata no kurasa ku biniro bya wa zarendo reka mbasubize mwebwe mwese ro mu nkuru cyakakanya ndetse nabazankurikira abari hirya no hino mwese mwumve ko muhawe kaze ku migabane itandukanye y'isi ndetse by'umwihariko abari mu Rwanda nje kubabwira iki nje kubaha amakuru mu byiciro bibiri ngarutse kuri imirwano yiriwe uyu munsi iri kuba aha n'ubundi muri umusozi muri iyi teritware ya Nyiragongo ndagaruka kuri Sukoyi zimaze kurasa aka kanya Sukoyi zikaba zimaze gukora amabara ariko kandi nkuko nababwiye gihe cyose mba mpababereye ni ngombwa ko tugomba kubaha amakuru umunsi ku munsi uko atugeraho ku gihe ndahera kuri izi drone ni drone za RDF izi drone zikaba ari drone ziri mu bwoko bwa kamikaze izi kamikaze zikaba zarohejwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ubwo zari ziri kwifashishwa zigikomeje gukora icyitwa reconnaissance cyangwa se icyo bita iperereza kugira ngo bamenye aho abasirikare ibikoresho bya FRDC ndetse na wazendo biri kugira ngo bahabombarde cyangwa se bahatera ibisaso izi drone zikaba noneho zari ziyongoje kuihera hano muri Nyiragongo kuko ntago bazi nkuba iri kubakubitira Nyiragongo ibi rero ntago bije kubahira n'ubundi za drone zashyizwe hasi ntago ariko gusa no muri teritwari ya Masisi izi drone zaje gukoreshwa cyane ko mu ijoro ryakeye ejo hashize hahanuwe drone 40 izi zari ziteguye kwataka umujyi wa Goma nkuko nabisobanuye ejo hari hiteguye bari biteguye gufata umujyi wa Goma mu ijoro ryakeye nubwo batatse ibitero bikaburizwamo ntabwo rero byari byarangira n'uyu munsi abatera nkota izi nyangabirama ziracyakomeje uyu mugambi mubisha wo gukora ibi bitero by'ubwiyahuzi cyangwa se ibi bitero byo kujya kwataka uyu mujyi wa Goma nubwo bitoroshye ariko baracyabikomeje nkuko muri kwibona aha imbere kuri screen yacu ngira ngo muriho nabibona izo ni drone zashwanyagujwe n'igisirikare cya FRDC hagiye tuvuga ibintu bakagira ngo wenda n'amagambo nagara amagambo nkuko mubibona bana basirikare bari kugenda bazireba cyangwa se barebamo amakuru kuko bazadashe kuriya hari amakuru bakoramo nk'abasirikare cyangwa se nk'abantu nabo bashinzwe iperereza bakoramo amakuru nkuko muri kwibona ibyo ni ibice bari guterateranya imbere yanyu bagenda bareba ibyo
zari zikoreye bakuramo n'imashini, bafashe n'imashini zakoreshwaga, ndetse hakaba hafashwe na bamwe mu batekinisiye bazikoreshaga nk'uko ndiho mbisobanura. Ibi rero ntabwo byaje kubahira, n'uyu munsi zirongeye zishyizwe hasi ndetse zirashwanyagujwe ku rwego rukomeye, kugera n'ubwo abari bazitumye nabo basanzwe mu birindiro bakabarasa, ndetse hakaba hamaze gusenywa ibirindiro byinshi bya ingabo za RDF M23. Ibi kandi uko bimeze gutya, izi drone za kamikazi ahitwa Inyaporo ndetse na Mufunzi naho ntago byaje koroha. Ibi byo birenze igipimo. Muti byagenze gute ahitwa Inyapore ndetse na Mufunzi? Nuko icyo nababwira cyo nizari ziri mu nzira zihuye na Sukoyi, cyane ko bihuye n'uruva gusenya. Ibi byatangiriye ubwo bongeraga kugaba igitero cy'ubwiyahuzi aha ni muri teritwari ya Masisi. Iyi teritwari ya Masisi bongeye kugabamo igitero, ariko Masisi barayirwaye nk'abarwaye igisebe cy'umufunzo, usibye ko bose bazayishiriramo, ngira ngo baragira ngo zandaguza Nyirabiro na Magane zigumye zisohore. Aha ngaha rero hitwa muri teritwari ya Masisi, aha ngaha nubwo byageraga ku isaha y'isa 9:15 nibwo haje kwitabazwa Sukoyi 25 ndetse ku muvuduko uri hejuru. Ubwo hari hamaze kugaragara ko bamaze ko guteranya izindi drone ndetse no kubaka ibindi birindiro bikomeye. Ntabwo byaje kubahira rero, ibi birindiro n'ubundi birangiye bisenywe. Uti bigenze gute? Saa 9:15 ubwo hagurukaga indege ya Sukoyi 25 ebyiri. Izi zikaba zahaguzwe ziherekejwe na ya ndege yabo kabuhariwe Kamovu igenda izicungira umutekano, cyangwa se kugira ngo bya bifaru bya bindi bitesha equilibre indege cyangwa se biteketa indege barebe ko hari aho byabyikinze byahagurukanye. Hanyuma rero mu gucunga umutekano kwayo nta kibazo Sukoyi zagize za RDF nako za M23, ahubwo RDF yaje kugira ikibazo ubwo abasirikare ba RDF batungurwaga n'Isukoyi 25 ebyiri, imwe imisha ibisasu ibisasu indi misha ibisasu zisubiranamo, ndetse ibisirindiro byose bikaba bimaze guhinduka umuyunga. Bityo nkuko mbivuze ahangaha hari saa 9:15 z'amanywa k'uyu munsi ku itariki ya 13, ariko ni urumva ko byari mu gicamunsi nibwo izi ndege zahasenyaguye. Ubwo rero ntabwo byaje kuborohera ahangaha nyine muri teritwari ya Masisi. Abasogosi babarashe kugera ubwo abasigaye bemera kwishikana bakitanga mamanitse amaboko rwa mikono. Ibi bikaba bibaye ndetse ari nk'akasamutwe ku gisirikare cya RDF M23 hafi ya Ngungu. Aha hafi ya Ngungu n'ubundi nkuko maze kubivuga hamaje kugerwa na reconnaissance za drone n'ubundi, kuko nabo bari kugerageza gukoresha amadrone cyane. Ahitwa n'ubundi niho ndi kuvuga Inyaporo na Mufunzi ndetse n'ibindi bice n'indi misozi ntarondoye hano yegeranye na Ngungu. Iyi misozi yose Sukoyi zahavuye zimaze kuyitwika, ndetse n'abasogosi bose bari kurungarunga n'abandi bari baje binyegeje, abo bose barabashwanyaguza. Aya makuru rero nandi dukomeje kubategurira, aya ari incamake z'aya makuru, muraza kuyamenyeshwa mu masaha ari imbere. Ntabwo bikomeje koroha kuko ibintu bikomeje kuba agateranzamba, cyane ko bitari bworohere RDF, cyane ko gahunda ari kumanika amaboko cyangwa bakicwa. Bityo rero murabizi neza ko bateye igihugu cy'abandi, gutaha byo ntibirimo, bari bwemere ngo bagwe ku butaka bwa Kongo, ariko kandi bwo bitegure gukomeza gufumbira aya mashyamba. Iyi ngabo za Wazalendo bati ntabwo tugomba gushyira intambara ku butaka bwacu, igomba no kujya aho yaturutse. Ibyo akaba ari ku busabe bw'aba basore aba muri VDP cyangwa se aba ba Wazalendo bakomeje gusaba ko bahabwa uburenganzira bakambuka nabo bakajya gukora agatendo aho umwanzi wabo aturuka. Aho umwanzi wabo aturuka murahazi, ngira ngo
tugumya kubisona buri munsi. Bakomeje gusaba ko bahabwa uburenganzira nabo bakajya kwivuna umwanzi kuko ahaturuka barahazi baranamuzi. Ubwo rero reka tubirindire cyane ko bamaze guhabwa uburenganzira bwo kurasa, bwo kubita kunguru, gupiga kunguru kugira ngo babashe kubohora igihugu cyabo. Ese nibamara kwemera kwambuka biragenda gute? Ngira ngo murabizi neza ko aha ndagaruka mu masaha ari imbere mbabwira iki gitero gikomeje gutegurwa, ariko babona batangiye kurasa ku butaka bw'u Rwanda bagasubira inyuma ku mujyi bagomba bakaruma bagahuha. Nimba ari abagabo ngaho ni muwufate, usibye ko kufata kwanyu ndabizi neza ko namwe murabizi urubategereje. Gusa ubuhanuzi byanga bikunda ntabwo ujya burizwamo, ugomba gusohora, cyane ko kubizera Imana no kubasenze baryamye ku isezerano. Murabizi neza ko hari Imana yabavuzeho. Goma si ubwa mbere ifashwe, ariko kandi FPR mu marembera. Umuvugizi wa ingabo za Kongo Lieutenant General amaze gutangaza ko muri iyi minsi hari bwerekanwe abasirikare benshi ba RDF bafashwe, kandi bigashyirwa ku itangazamakuru, ndetse nyuma yo kwerekanwa ibyo bigashyirwaho iherezo kuri aba basirikare bakomeje kuza b'abasogosi baje kuduruma igihugu cya Kongo. Ubwo rero tutegereze igihe bari bwerekanirwe muri iyi minsi, kuko biri mu nzira bimaze gutangazwa. Mwakoze, naho mu kanya mani makuru turi kwategurira yari incamake. Bye, mugire umunsi mwiza. Tubasaba gukanda kuri subscribe cyangwa se kuri iryo jambo ritukura mukandeho, ndetse musangize ibiganiro byacu, like zanyu cyangwa se igikumwe cyanyu ntimukibagirwe, kandi sabone cyangwa subscribe ikandwaho rimwe gusa. Bye, murakoze, murakarama.